icyo basaba nzagitanga. Imana rero ibyo yasezeranye irabisohoza, tuyishimire ko iri kumwe natwe. Iki gitondo rero n'ubundi Imana yemeye ko twumva amagambo yayo, niyo mpamvu natwe dukwiriye kugira inyifato yo guca bugufi, uko ijambo ry'Imana ribivuga, ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva mbabarira ibicumuro byabo, bakiriza igihugu. Hari ibyo Imana rero yitaho ku nyifato ya muntu, nta kindi ni uguca bugufi. Twebwe ntabwo twabasha kwikiza, nta n'icyo twakora rwose ngo twivane mu mworero umwanzi yadushyizemo, ariko niduca bugufi tugatakira Imana, Imana yadusezeraniye ubutabazi. Turi mu bihe rero bikomeye, turi mu bihe bidasanzwe, ni ibihe byahanuwe, nubwo Satani agerageza kubyibagiza abantu akabereka ko ari amahoro, kugira ngo ahari abantu nabo batinde kugira umwiteguro ukenewe, urugi rw'imbabazi rukingwe badakijijwe. Ngibyo ibyo Satani ahugiyemo. Mu gitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba, paje ya 3, haranditse ngo kuko Satani azi ko igihe gisigaye ari kigufi, yashyize abakozi be bose ku murimo, kugira ngo abantu bariganywe, bazingitiranwe, bahendwe ubwenge, urugi rw'imbabazi rukingwe badakijijwe. Ego umugome muri iki gihe cyacu yakajije umurego cyane kugira ngo ariganye abantu. Yunamuye icumu, ahari iyo biza kuba akarengane ko kwica abantu, kubafunga nk'uko byari bitangiye mu gishushanyo cy'inyamaswa, ubu abantu bari kwegerana bagashaka umwiteguro ukenewe. Ariko amagambo ari mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe kinini avuga ko Satani yahinduye uburyo ubu ku bijyanye n'akarengane ko kwicisha abantu, ubu yahinduye uburyo, ashaka kubica bahagaze. Imana nidufasha tuzahagera. Muri iki gitondo rero ndifuza kuhuguka aho uherereye hose, waba uri mu itsinda, waba muteranye nk'umuryango, waba uri wenyine, muvandimwe, ndagira ngo nkusabe uhuguke. Turimo turiga ikintu cy'ingenzi cyane, umutima w'ubutumwa bwa marayika wa 3. Ngurwo urufunguzo rw'iyobokamana bitarashoboka ko utsindishirizwa. Iyobokamana ryawe riba ripfuye, ntuba ufite iyo uva n'iyo ujya, ntuba ufite icyerekezo. Mbese ubukristo butangirira aho ngaho mu gutsindishirizwa. Tugiye kubireba mu kanya, nagusabaga guhuguka cyane. Bitewe rero n'umwanya muto dufite, reka dushimire abavandimwe batuzamuye mu ngobyi y'amasengesho. Mufate Bibiliya zanyu, tugiye gusoma isomo, hanyuma dusenge, twinjire mu cyigisho. Ariko n'ubundi reka sabe bafite uburyo bwo kuba barekodinga icyigisho, n'ubundi baze kubidukorera, kandi mu gihe babikoze bajye bahita bakinyoherereza, kuko mbafite abantu benshi bahita babisaba kugira ngo nkibahe. Kandi ubu ahantu mperereye rekodinga icyigisho byarananiranye. Urakoze cyane. Mufate Bibiliya rero dusome isomo riri muri Yobu igice cya 25.
Yobu igice cya 25 turasoma umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6. Haranditse ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Nkanswe umuntu w'inyo gusa, n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Reka dupfukame dusenge. Mana yacu, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye urukundo wadukunze. Wadukunze tutari abo gukundwa. Igihe umuntu yicaga amategeko yawe, icyaha cyamutandukanije nawe, gishyira umworera hagati yawe n'umuntu. Ariko binyuze mu rukundo rwawe, Kristo aritambika ngo atubere iteme ryongera kuduhuza nawe. Niyo mpamvu dutinyutse kukwegera, niyo mpamvu dutinyutse kukwita data. Twishingikirije ku gitambo cy'i Karuvari. Kubw'amaraso ya Kristo wemeye ko twitwa abana bawe, binyuze mu gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nubwo Satani yagerageje kuburwanya uhereye kuri Abeli, ngo bidasobanuka ko umunyabyaha ashobora kuba umukiranutsi. Ijambo ryawe riratubwiye ngo none se umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi? Umwana w'umuntu wangiritse, umwana w'umuntu w'umukungugu, umwana w'umuntu wagereranijwe n'umunyorogoto, umuntu w'inyo gusa, mbese yabasha ate kuba intungane? Turi imbere yawe ngo bidusobanurire. Reka buri wese aho aherereye umuhe gutuza, muhe amatwi yo kumva, kandi ibi bihe uduhaye reka bidusigire ivugurura rishyitse, udutandukanye n'icyaha burundu. Mu gice cy'urugendo gisigaye, uduhe kubaho dufite ibyiringiro, uduhe kubaho tudacumura, uduhe kubaho rwose Nyagasani twaromatanye nawe. Rero tuguhaye ikaze, ngwino utubere umwigisha. Jyewe wemeye gukoresha, uranzi ndi umuswa ndetse ndi umunyantege nke, ariko nemeye kuba igikoresho kiri mu biganza byawe. Reka ari amagambo y'ubugingo agiye gutambuka, Mwuka Wera ayaremereze mu mitima igiye kumva. Hongere habeho gutsindwa, buri wese azi imbere yawe yayamanitse kugira ngo abashe kubona ubutabazi. Turakwihaye Mana, tugushimiye kuri kumwe natwe, tugushimiye kudukunda, tugushimiye ko imbabazi zawe zigihari. Urakoze kuko twumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane. Bavandimwe, muri iki gitondo tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute umuntu yaba umukiranutsi. Isomo niko ritubwiye, umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Ni ibibazo. Umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi? Niki yakora? Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye cyane. Ni igihe umwanzi yakajije umurego ku buryo ikijyanye n'ubutungane bw'umutima yakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu bariganywe kuri iyi ngingo. Abantu benshi, umugabane munini,
bifuza ubugingo, nta n'umwe wifuza urupfu. Ariko Satani yabayoboye mu nzira igana mu rupfu. Amadini yadendejemo abantu benshi, amatsinda rimwe abantu benshi, ndetse n'abatagira aho basengera, nta n'umwe wifuza gupfa. Bagerageza rwose gushakisha uburyo bwo kubaho, bagakoresha imbaraga nyinshi, barwara bagakoresha imbaraga nyinshi bivuza. Nta n'umwe wifuza gupfa, nubwo urupfu rwanga ukaza rukabatwara ntibamenye n'ubusobanuro bwaryo. Hari amagambo nasomye basobanura ibyabaye mu mutingito wabereye mu mujyi wa Salvador. Uwo mutingito ngo wasenye amazu menshi ndetse ngo uhitana abantu benshi. Ariko igihe abatabazi bajyagayo gutabara, babonye umuntu ngo wari uri mu binonko, ariko akaboko kasigaye hejuru, babona akaboko karimo karanyeganyega. Ngo bihutiye gukuraho ibinonko, basanga umuntu yangiritse cyane, bahita bamwihutana ngo bamujyana mu bitaro. Ariko ngo mu gihe ngo uwo muntu yari amaze koroherwa, abo batabazi baramubajije ngo twagusanze mu binonko byagutwikiriye, buriya muri uriya mwanya wumvaga ukeneye iki? Yarashubije ngo nta kindi kintu numvaga nkeneye, numvaga nkeneye guhumeka, numvaga ashaka kubaho, numvaga ntashaka gupfa. Nyamara yari ari mu binonko, iyo ubutabazi butamugeraho yagombaga gupfa. Yumvaga rwose nta kindi kintu akeneye ni ukubaho. Sinabona uko mbisobanura, ariko ndababwira ikindi nasomye mu gitabo cy'iby'Abadiventiste bizera. Umusore umwe utari usobanukiwe ibyo kwizera, ndetse umusaza wamusobanuriraga uko akwiriye gushaka Imana. Umusore yakomeje kunanirana rwose, ibintu atabyumva neza, ariko umusaza amusaba ko yazamuha icyigisho cyabimusobanurira neza bari ku nyanja. Umusore arabyemera, ngo bagera ku nyanja. Umusaza amusaba ko binjira mu mazi. Mu gihe ngo amazi yari abageze munsi y'amaboko, yasabye umusore ati ngaho rero unama nkusobanurire rya somo. Yunamye mu mazi, ahita amutsindagirira mu mazi, amugumishamo ngo nk'umunota wose. Umusore akarwana no kugira ngo avemo, umusaza nawe agakomeza agatsindagirira mu mazi. Bishoje aramureka, aramubaza ati igihe wari uri mu mazi wumvaga ukeneye iki? Numvaga nkeneye kubaho, numvaga ashaka guhumeka. Aramubwira ati kuriya kuntu wumvaga ubishaka n'imbaraga nyinshi, genda uba ariko ushaka Imana. Bavandimwe, tugiye kureba ikibazo cy'umuntu, kandi uwo muntu nta wundi ni wowe. Ibi twiga ntukabiherereze ku bandi. Ushobora kuba hari umucyo wabonye, ariko Imana iracyashaka kuguha n'undi mucyo. Ushobora kuba warababariwe ibyaha, Imana irashaka kukweza ngo izakwishyira udafite ikizinga. Ushobora kuba utaratsindishirizwa utazi uko bigenda, ariko Imana irashaka kubigusobanurira kugira ngo usobanukirwe icyo yagukoreye, ubone ubugingo. Nta kindi gitumye duteranye, nta kindi gitumye tubwiriza, nta kindi cyatumye Imana ifata iyi minsi 50. Ni ukugira ngo ikibazo cy'umuntu kibonerwe igisubizo, kandi icyo kibazo nta kindi ni icyaha.
icyo kibazo nicyo cyatuzaniye urupfu. Rero ndagira ngo musomere amagambo ari mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Aya magambo arakomeye cyane, ari ku ngingo ya 870. Ayo magambo aravuga ngo gupfa ni ikintu gikomeye, ariko kubaho ni ikintu gikomeye kurutaho. Buri gitekerezo n'ijambo n'igikorwa cyo mu buzima bwacu bigira inkurikizi zitugarukira. Icyo twigira cyo mu gihe cy'imbabazi nicyo tugomba gukomeza kuba kiteka ryose. Urupfu ruzanira umubiri kubora, ariko ntacyo ruhindura ku mico. Ukuza kwa Yesu ntiguhindura ingeso zacu. Icyo gukora gusa ni ukuzirekera uko ziri ubudahinduka by'iteka ryose. Tugomba gukoresha neza amahirwe yacu muri iki gihe. Nta kindi gihe cy'imbabazi tuzongera guhabwa cyo kwiteguramo ijuru. Aya niyo mahirwe yacu yonyine kandi aheruka yo kurema imico izatugira abakwiranye n'iwacu hazaza h'ubwami yateguriye abumvira amategeko ye yose. Bavandimwe, gupfa ni ikintu gikomeye, ariko kubaho ni ikintu gikomeye kurutaho. Kuba uriho, kuba ugihumeka birakomeye cyane, kuko ijuru riguhanze amaso n'abadayimoni baguhanze amaso muri iyi ntambara ngo barebe uko ubyitwaramo. Imana iguhaye amahirwe yo guhitamo umugenga w'ubuzima bwawe. Imana iguhaye amahirwe yo kuba ugihumeka ngo wiyunge nayo. Niyo mpamvu muri iki cyigisho cyo muri iki gitondo ndagira ngo we kubiherereza ku bandi, usuzume umutima wawe cyane. Agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Ntabwo umwana azabazwa iby'ababyeyi, ntabwo ababyeyi bazabazwa iby'umwana, ntabwo umugabo azabazwa iby'umugore, nta nubwo umugore azabazwa iby'umugabo. Ni urwitwazo umuntu azagira rwo kuvuga ngo inkomyi yabaye umugabo, inkomyi yabaye umugore. Ntabwo byari gukunda ko nkiranuka bitewe n'urubyaro wampaye. Ntabwo byari gukunda ko nkiranuka bitewe n'aho mperereye. Oya, ibi bintu ndagira ngo mubyumve bavandimwe, kandi Imana rwose itugirire neza muri iki gitondo. Buri muntu wese yumve yuko ari hagati yo gupfa no gukira, kandi nta kindi Imana ishaka ni uko umuntu yaberereka Imana ikamukorera icyo atakwikorera. Reka rero turambure Bibiliya, twinjiye neza mu cyigisho ibyahishuwe. Ikibazo cy'umuntu kiraremereye cyane. Niyo mpamvu ngira ngo muvandimwe wanjye uhuguke kandi rwose ube maso kuri ibi byigisho bigiye gutambuka. Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 haranditse ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nagombaga guhagararira ahangaha, ariko reka umurongo ngurangize. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Mu ijuru habaho intambara. Bavandimwe, iyo twize inama y'agakiza twimbitse, dusanga n'ibi ngibi byarabayeho ku kibazo cy'umuntu. Intambara yabaye mu ijuru bitewe n'ikibazo cy'umuntu, bitewe n'igitekerezo cy'Imana cyo kurema umuntu. Satani nawe agira ikibazo cy'uko atabonetse mu nama yo kurema umuntu. Iyo nama iboneka mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Iyo nama iravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka
hasi cyose. Iyi bije yo kurema umuntu, iyi nama yo kurema umuntu, iyi nama niyo yateje ikibazo. Bivuze ngo rero n'ibyabereye mu ijuru ni umuntu yabiteye, n'intambara yahabereye, gucibwa kw'abamarayika, kwigomeka kwa Satani, inkomoko yabyo ni umuntu. Umuntu afite ikibazo kiremereye cyane, ariko tugiye kureba noneho intambara uburyo yahinduriye hano ku isi. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ikibuga cy'iyi ntambara ni umuntu, kandi uwo muntu nta wundi ni wowe. Nshuti yanjye, ndagira ngo ibi bintu ubyumve neza, ko nanjye ndi gusengera mu mutima ngo Imana impe imvugo wabyumvamo cyane, kuko ikibazo umuntu yagize ni imyumvire. Icyaha cyarabanje cyica imiyoboro yo kumva iby'Imana. Icyaha cyarabanze kiragenda cyangiza umuntu, cyica imyumvire, ndetse ku buryo iby'Imana umuntu abyumva agahita abisiga n'aho yicaye, ku buryo umuntu yaba yazindutse mu materaniro nk'aya, icyigisho kigatambuka, ariko yataha bamubaza ati mbese twize iki, akumva ntazi uko byatangiye, ntazi n'uko byashoje. Nguko uko umuntu yangiritse. Nyamara ikibi cyo, umuntu agukoreye ikibi ushobora kumara n'imyaka 5 utarakibagirwa. Ewe n'uyu mukecuru dusengeye, ntekereza ko ariwe mukecuru ushaje cyane muri twe, simbizi niba hari abandi, kuko ubu buryo Imana iri kudufashamo ntabwo tubasha kuba turi kumwe. Ariko n'uriya mukecuru ashobora kuba yakwibuka ibintu byabaye ari umukobwa, abagabo yabenze, cyangwa se uwamugiriye nabi akiri muto akabyibuka. Ariko iby'Imana byo biragora kugira ngo bibone ahantu byafata umuntu abyibuke. Nguko uko umuntu yangiritse. Niyo mpamvu rero mubona imyumvire yacu ku bijyanye n'iyobokamana haba hari ikibazo gikomeye. Ariko kuko Imana ituzi kandi ikabidukunda, ikomeza kutwihanganira, ikomeza guhanyanyaza ngo irebe ko hari n'ijambo rimwe wakumva ngo ritsinde umutima, Imana ibona ikiheraho ikiza ubugingo bwawe. Rero bavandimwe, iyi ntambara nta kindi kintu yibasiye umuntu. Ni intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Mbese byagenze bite igihe iyi nama y'agakiza yasohoraga, igihe umuntu yaremwaga? Ibi ngibi nzi ko abantu benshi bateraniye aha ari Abadivantisite. Ndabadivantisite, niba hari ikintu batinzeho cyane, ni ikijyanye n'ikibazo umuntu yahuye nacyo igihe yari amaze gucumura. Ariko ikintu bahishwe ni igisubizo cy'iki kibazo. Ariko ikibazo cyo kirazwi, uburyo umuntu yishe amategeko. Twatinze ku mategeko cyane, ariko igisubizo cyo ntikigeze gisobanuka. Ibi mu Badivantiste murabizi neza, kandi si Abadivantiste gusa, ni abatuye isi bose. Satani yagerageje guhisha abantu ikintu cyabahesha amahoro. Ewe no mu gihe cya Kristo nicyo kibazo Abayuda bari bafite. Bari bafite iyobokamana rwose risobanutse, ndetse n'ibitambo batambaga byari bifite ubusobanuro bw'igisubizo cy'iki kibazo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko Satani yabihishe amaso yabo, ku buryo n'ibitambo batambaga ngo basaga n'abikinira. Reka mbasomere mwumve ikintu Satani yakoze mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, kuko ndibuze kuhatinda cyane tureba neza iki kibazo cy'uyu muntu. Rambura igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose tujye mbere. Nshuti yanjye, ndashaka ko twihuta muri iyi minota kugira ngo tuze neza gusobanura iyi nzira
wowe wamaze gutsindwa, wowe wamaze guhishurirwa ibyaha, wowe watangiye ibihe byo gutakira Imana mu rwiherero, wowe rwose wumva nta kindi kintu wifuza uretse imbabazi z'Imana, wowe wumva nta rindi jwi ushaka kumva uretse iry'usubiza intege mu bugingo, wowe wumva ukeneye ubutabazi bwihuse, ukaba rwose wumva warembye kubw'ikibazo Mwuka Wera yazikuye mu mutima, rwose niba uhari ndagira ngo uhuguke uyu munsi tukubwire uko ubigenza kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Erega buriya ubugingo butangirira hano ku isi. Nibyo abigishwa babajije Yesu, baramubaza ati mwami, ubwami bwawe buzaza ryari? Tubwire bizagenda bite? Tubwire umwaka, tubwire igihe. Arababwira ngo ntabwo ubwami bw'Imana buzaza ku mugaragaro, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Aya magambo ari mu bifuzwe byose, reka nshuti muvandimwe wihute cyane tuhagere. Ari ku ipaje ya 19 wumve ikibazo umuntu yahuye nacyo, ariko wongeye gutinda mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, ariko ntirengagije aho pfundikiye ku kibazo cy'umuntu igihe umuntu yaremwaga. Ndibuze kuhagaruka gatoya. Haranditse amagambo kuri iki cyigisho cya 3, paji ya 19, avuga ngo ubwoko Imana yari yarashatse ko buba inkingi ishyigikira ukuri bwahindutse ubuhagarariye Satani. Kubera iki? Ubwoko bw'Imana, abayuda mu gihe cya Kristo, bwari ubwoko bw'Imana, kandi Imana ngo yifuzaga kuba ubwoko buba inkingi ishyigikiye ukuri, ariko se bwahindutse ubuhagarariye Satani. Kubera iki? Iki gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo turaza kukirebera no mu gihe cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo umenye neza ingorane dufite, urebe uburyo Satani yakoresheje mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, nibwo buryo arimo akoresha mu gihe cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ubu bwo kuko biri mu musozo w'amateka y'isi, Satani yashyizemo imbaraga cyane kugira ngo abone umusaruro mwinshi w'abajyana igihenomu. Muri iki gihe rero, kuko ubu bwoko yari azi neza ko igikomangoma cy'ijuru kigiye kuza ngo basakirane ku rugamba, noneho imbonankubone bitakiri mu bimenyetso by'ibitambo, ahubwo imbonankubone, Satani yangije abantu cyane muri iki gihe, ku buryo n'abamarayika baje gusura isi ngo barebe aho umucunguzi yavukira, kugira ngo atangire urugendo rwo gutabara umuntu. Abamarayika babura umuntu n'umwe witeguye kwakira umucunguzi, bazenguruka mu rusengero, babura umuntu n'umwe witeguye kwakira Yesu. Bavandimwe, ngo nta handi, ngo bagiye kuzinga amababa bigendera, babonye abashumba gusa aribo bafite igitekerezo, babona abanyabwenge aribo bafite icyo gitekerezo, babona na Mariya wari warumvise ubuhanuzi bwo kuza gucungura umunyabyaha kwa Mesiya. Mariya nawe akimara kumenya akazavuka kandi akabyarwa n'umwana w'umuntu, akabyarwa n'abakobwa b'isugi, Mariya yari yiyizi neza, nawe yumvaga yazaboneka muri abo bakobwa. Ariko iki gihe gisohoye, yimwa uburenganzira bwo kuboneka mu bakobwa bazabyara umucunguzi, ngo niwe wari ufite igitekerezo gusa kivuga ngo Mana mfasha. Nubwo ntemerewe kuzaboneka mu bazabyara umucunguzi, ariko uzamena amahirwe yo kumurera. Ngo uyu wari ufite iki gitekerezo, wari ufite iki cyifuzo, ngo ntabwo marayika yagombaga kumunyuraho, ngo yahise amusanga aramubwira ngo wowe urahiriwe ku Mana, kandi umwuka azakuzaho, ni wowe uzabyara Yesu, nubwo wimwe uburenganzira mu bazamubyara. Rero ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe cyari gikomeye cyane. Satani yari abisobanukiwe, yakoze byose kugira ngo Yesu atazabona uburyo bwo kuvukira mu isi ngo atamunyaga ubutware yari yarambuye Adamu.
Adamu yahawe ubutware, Satani arabumwambura, Kristo aza kurwana na Satani ngo abumwambure yongere kubusubiza umuntu. Kandi birashoboka ko rwose amahirwe umuntu yambuwe yakongera kuyasubizwa, ubutungane umuntu yambuwe yakongera kubusubizwa, Edeni umuntu yambuwe yakongera kuyisubizwa. Binyuze muri Kristo yararwanya aranesha. Satani rero yakoze byose ku buryo no mu ivuka rya Yesu Satani yarayihanyanyaje cyane, ku buryo basabaga icumbi Satani akaba yahageze. Aho bagiye ati mwadutabaye ko mubona umubyeyi araremerewe kandi rwose ari kubise, mwadutabaye mukaduha icumbi, rwose nta cumbi rihari. Kugeza ubwo byananiranye neza, Mariya yarembye, nta handi ngo Yosefu yabonye ruguru y'inzira ngo akavura kari karimo kagwa ari gakeya, hari mu masaha y'umugoroba, ngabona ahantu bakingiriraga inka hari hakirimo inka. Nuko ngaragenda yinjira muri icyo kiraro azi neza yuko ari nk'akazu ko kuruhukiramo, ariko uko hatabonaga ngo bakandagiye bumva ni mu bisogorore. Ntabwo bagombaga gusohoka, ngo Mariya yararemerewe cyane, yahise apfukama aho ngaho abyariraho. Satani yakoze byose kugira ngo umucunguzi atagera ku isi. Ibi tuzabigeraho, ariko reka mwumve noneho ibyo yakoreye abayuda muri iki gihe. Ubwoko Imana yari yarashatse ko buba inkingi ishyigikira ukuri bwahindutse ubuhagarariye Satani mu kwihuza n'imigambi ya Satani. Kubw'imyifatire yabwo bwasebyaga imico y'Imana, bakerekana ko Imana ari inyagitugu. N'abatambyi ubwabo bakoreraga mu rusengero ntibari bakimenya ubusobanuro bw'umurimo bakoraga. Urumva ukuntu Satani yabangije, yarabangije ku buryo na gahunda Imana yari yarabahaye yo kuyiramya mu rusengero yari yarataye umurongo. Ikibazo cy'urusengero cyarataye icyerekezo, ikibazo cy'abatambyi barataye icyerekezo. Barakomeje baravuga ngo ntibari bakimenya ubusobanuro bw'umurimo bakoraga. Ntabwo bari bakireba hirya y'ibimenyetso ngo babone icyo byasuraga. Aya niyo magambo nashakaga. Mu gutamba ibitambo basaga n'abikinira. Amategeko n'amateka byashyizweho n'Imana byahindutse uburyo bwo gusinziriza ubwenge no kunangira imitima. Imana ntiyari igishoboye kugira icyo ikorera abantu ikinyujije kuri bo. Ibyo byose byagombaga kuvaho. Urugero rw'uburyarya bw'icyaha rwari rwuzuye. Uburyo bwose bushoboka bwo kugusha imitima y'abantu bwariho bukoreshwa. Umwana w'Imana mu kwitegereza isi nta kindi yabonaga uretse imibabaro n'ubuhanya. Yuzura impuhwe kuko yabonaga ubugome bukabije Satani agirira abo yafashe miri. Bavandimwe, ngiki kintu Satani yari yarakoze muri iki gihe. Yangiza itorero ku buryo ritabashaga kubona ubusobanuro bw'ibitambo batambaga. Nyamara iki cyari igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha. Ariko Satani ahuma amaso ya Yesu aravuka, akurira muri bo, agerageza kubisobanura, ariko reka da, birananirana. Ngo mu guturwa Imana mu rusengero, igihe Yesu yari ari mu biganza by'abayobozi b'amadini, ndetse Mwuka Wera agikomeje kuvugana na Simiyoni mu mutima. Simiyoni wari ushaje, wari warasabye Imana ati Mana fasha, nkurikije ikibazo Isirayeli ifite, nkurikije uburyo ibintu byataye umurongo mu rusengero, nkurikije uburyo ubusobanuro bw'ibitambo
butakitabwaho. Nyagasani, uzaza ryari ngo ucungure Isirayeli, ko Isirayeli igeze ku gacuri, ko Isirayeli igeze aharimbuka, ngo uyu musaza wari ugikorerwamo n'umwuka w'Imana, ngo yarebaga ibikorerwa mu rusengero, ngo akareba uburyo abatambyi ngo mu gutamba ibitambo bameze nk'abikinira, akareba uburyo Satani yabafashe miri, ngo yifuzaga kuza kwa Mesiya. Aravuga ati ma umfashe nubwo shaje, amaso yanjye azabone uburyo Isirayeli izatabarwa, azabone agakiza kawe, azabone umucunguzi. Arasenga aratitiriza, kandi isengesho rye mu ijuru bararyumva. Uyu rero yagombaga kubona igisubizo. Mu ruhinja rw'i Betelehemu yarashubijwe, Mwuka Wera muzaho, aramubwira ati hute cyane ku rusengero. Uwo munsi ntiyari yaje mu materaniro. Umusaza afata akabando, arazamuka, ageze ku rusengero asanga hari umuhango wo kwakira abana. Mwuka w'Imana amubwira ngo ihute nawe ufatanye n'abandi kwakira abana. Yari agiye kubona igisubizo cy'ikibazo cye, yari agiye kubona igisubizo cy'isengesho rye. Simiyoni rero ngo mu gihe yitegerezaga uyu muhango, abatambyi bashyize ku murongo ababyeyi bari bafite iminja mu biganza byabo, kuko bari bafitiye inyota ubutunzi. Muri uyu muhango ngo bawubonagamo ubutunzi bwinshi, kuko ababyeyi basozaga uyu muhango batanga amaturo, bashimira Imana yabashoboje kubyara neza, maze ngo bagashyira ababyeyi ku mirongo bakurikije ibyubahiro byabo, abakiri imbere, abakene inyuma. Mariya na Yosefu ngo bari abakene bigaragara cyane, ndetse ngo n'uruhinja rwabo rwari ruri mu twenda dushaje tugaragara nk'uduciriritse. Nuko ngo bari inyuma y'abandi. Ngo mu gusoza uyu muhango bageze kuri Yesu, kuko babonaga rwose abo babyeyi bagaragara nk'abadafite n'ituro, ngo uyu mwana we bagiye bamuhererekanya mu maboko yabo badatinze cyane kuri we. Ariko ageze mu maboko ya Simiyoni, we aramutindana, avuga amagambo akomeye ashima Imana. Aravuga ati Mana, noneho sezerera umugaragu wawe, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Abo mu rusengero bari batuje, abatambyi nabo bahagaze batega amatwi. Habonetse rwose agacerere, haboneka gutuza, kugira ngo ubu buhanuzi busohore, kugira ngo ibi bintu byumvikane cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo n'abadayimoni bari bahari, ngo abantu batumva ubusobanuro bw'amagambo y'uyu muhanuzi. Avuza impundu, asimbagiza uruhinja, abwira abari mu rusengero, avuga ati bavandimwe, dore agakiza ka Isirayeli. Avuga kuri uyu mwana, aravuga ati benshi mu Bisirayeli kubera uyu mwana bazabyuka, benshi mu Bisirayeli kubera uyu mwana bazabona agakiza, benshi mu Bisirayeli bazabona imbabazi kubera uru ruhinja. Ntago babashaga kubyumva. Ndaje mbabwira impamvu batabyumvaga. Arababwira ati kandi kubera uyu mwana benshi mu Bisirayeli bazagwa. Ibi bintu bifite ubusobanuro bwimbitse. Ni urutare rugusha. Bavandimwe, nubwo mwumuteze amatwi mukaba muri kumva ubusobanuro bw'ubutumwa bwo gutsindishirizwa umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko ibi mbabwira birakomeye cyane. Bishobora kubyutsa abantu kandi bikagusha abantu. Nutabyitaho biragusigira ingaruka ikomeye cyane, kuko umwuka wera utsinze umutima uyu munsi. Nubyiteho siko bizaba ejo. Buhoro buhoro bikagenda, amahirwe yawe arangira. Simiyoni nibyo yavugaga.
tuzabigarukaho mu cyigisho gikurikira. Maze Simiyoni arangije avuga amagambo asobanura iby'uru ruhinja. Bibiliya yavuze ibintu mu buryo buhinnye n'umwuka w'ubuhanuzi ukabiramburaho gato, ariko iby'urukundo rw'Imana, icyo Imana yakoze ngo itabare umunyabyaha, ntabwo urwo rukundo rwabona aho rwandikwa. Nubwo inyanja zose zaba wino, nubwo ijuru ryahinduka urupapuro, nubwo ibibabi byose byo mu isi, ntabwo ibyabaye kuri Yesu byabona aho byandikwa kugira ngo atabare umunyabyaha. Umuntu yarakunzwe cyane ku buryo ntabona uko mbisobanura. Hari benshi bajya batubaza ubusobanuro, hari n'ibyo ababwiriza bavuga bavugiwemo n'umwuka w'Imana, basobanura cyane iby'uru rukundo. Wowe ukumva ni bishya ndetse ukumva wababaza aho byanditse, dore ko abadivantisite benshi baba bashaka handitswe ngo. Ariko ndakubwiye ngo ibyo Simiyoni yavuze ntabwo byabashije kwandikwa byose, ariko abantu bari bahari basobanukiwe ko urwo ruhinja rudasanzwe, ariko Satani abahuma amaso ntibabisobanukirwa neza. Simiyoni ahindukirira ababyeyi abwira Mariya ati, Mariya, uyu mwana, uru ruhinja ubona, ibi bintu wumvise mvuze, nawe bizakugiraho ingaruka, nawe inkota izagucumita mu mutima. Ariko na Mariya ntiyabashaga kubyumva neza. Ariko igihe Yesu yari arimo acikana, igihe Mariya yamusangaga ari munsi y'umusaraba, igihe Mariya yamubonaga akubitwa, igihe yamubonaga bamurambitse ku giti, bamwambuye ubusa, iyi misimari irimo imenagura amagufa yinjira mu mubiri we, Mariya ngo byashenguye umutima. Ibyo Simiyoni yavuze byarasohoye rwose. Ibi nabyo umwuka wera nabidushoboza tuzabigeraho. Icyo nshaka kukubwira muvandimwe, ni uko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, igisubizo cy'umunyabyaha nticyasobanutse. Satani yakoze ibishoboka byose, abantu bakabona ikibazo, abantu bakamenya ko ari abanyabyaha, ariko kugera ku gukiranuka bikananirana. Ngaha hantu Satani yashinze ikirenge. Nyamara Yesu Kristo yakoze byose kugira ngo bisobanuke. N'igihe Kristo yari ari mu muhango i Yerusalemu, uyu muhango wari umuhango wa Pasika. Yesu Kristo yari amaze kugira imyaka 12, yari atangiye gusobanukirwa rwose, umwana ufite ibibazo byinshi, umwana yitegereje, ariko muri we nubwo abantu bo babonaga ari umwana. Reka tuyasome maze bavandimwe tuze kugera ku ntego y'icyigisho cyacu, nubwo biba bitoroshye bitewe n'igihe, ariko Imana yaduhaye iminsi 50, ibi bizakomeza bisobanuke, ndetse ababwiriza benshi bazanyura imbere yanyu. Nzi ko mwuka wera nta handi azaberekeza, ni kuri iyi ngingo, ku kibazo umuntu afite, ariko Imana yatanze igisubizo. Imana yatanze igisubizo. Murambure uwifuzwa ibihe byose, maze turebe. Nubwo ibi bitabo biba bidahuje amapaje, ariko ushobora kuhagera muvandimwe ukumva uko byagenze hano muri uru rusengero. Ipaje ya 29, cyigisho ni icya 5. Reka dusome ku gika cyo hasi, haranditse ngo, iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Mu rusengero umwana w'Imana yari amaze kwerezwa umurimo yagombaga gusohoza. Umutambyi yabonye ari umwana umeze nk'abandi bana bose,
ariko nubwo atabibonyemo ikintu kidasanzwe, igikorwa Imana yari yatanzemo umwana wayo ku bisi cyaramenyekanye. Muri uwo muhango ntabwo Yesu yatambutse atamenyekanye na gato. I Yerusalemu hari umuntu witwa Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we. Yarahanuriwe n'umwuka wera katazapfa atabonye Kristo w'Umwami Imana. Ngo yinjire mu rusengero, Simiyoni arabuka umuryango wamurikiraga umutambyi ifura yawo. Wagaragaraga ko ari umuryango wa gikene. Nyamara Simiyoni atega amatwi, yumva umuburo. Umuntu yanditse arandangaje, kandi ubwo banumva ntatambuka ntabonye ibyo uyu muntu aba yanditse. Reka mbanze mbisome. Haranditse ngo Jani, imbabazi nicyo kintu Imana ishaka guha abantu bayo kuruta ibindi byose, ahubwo kenshi tutinda kwizera. Soma muri Matayo 11:28 ugeze ku murongo wa 30. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Reka mpagarikira ahangaha kugira ngo dukomeze, ariko mu minsi ishize nigeze nababwira gahunda yo kuba imbere y'Imana mu bihe byo gusenga. Ntekereza ko uyu witwa Jean Pierre atayumvise, ariko ndagira ngo mbabwire ko umuntu ashobora gusakuza hano ku rubuga kandi akarangaza n'abantu, we azi yuko arimwo arakora umurimo w'Imana, ariko mu gihe tubwiriza ntabwo uba wemerewe nawe kubwiriza. Ubwo tubwirije turi babiri twajijisha abantu tukabayobya inzira. Ubwo ndi kubwiriza hano, nawe urimo urandika ubwiriza, urimo urasakuriza mu rusengero rwo mu butayu, kandi bizakugiraho ingaruka ikomeye cyane yo kutagira gahunda y'ahantu hasengerwa. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi kintu mugomba gukora naho mwaba muteraniye mu itsinda. Ntiwemerewe kuganiriza mugenzi wawe cyangwa ngo umubwire ngo ibi bisobanurwa gutya. Umuntu we nagira ikibazo azakibaza umubwiriza, cyangwa se nubona uwo muntu wamufasha uzashaka uburyo umufasha mu bundi buryo. Ariko ibi bintu birangaza abantu cyane, ibi mwandika. Ushobora kwandika page, wenda umuntu ayobewe page, ibyo birumvikana, wahita ubyandika akayibona, cyangwa se ukamubwira igitabo. Ariko gutanga ubusobanuro bw'ikibazo umuntu agize ntabwo byemerewe. Ahubwo washaka uburyo icyo kibazo uza kukigeza kuri kubwiriza, agatanga igisubizo, mukagira gahunda nziza yo gusenga. Satani arabavangira, Satani arimo aratuvangira. Bavandimwe, ibi bintu nimubyongere. Nubwo umusobanuriye isomo ni byiza, ariko urisobanuye mu mwanya utariwo, utumye nanjye ngira uburangare, kuko buriya mba nkurikirana cyane ibyandikwa, kugira ngo nibandika ngo ntituri kukumva, menye ukuntu ndi buze kubigenza. Ariko iyo wanditse ibintu nk'ibi nkahita ngira amatsiko yo kubireba, unesheje umurongo narindiho. Ubyihane, usaba Imana imbabazi. Reka twikomereze. Nuko afata umwana wari umaze gushyirwa mu maboko ye, Mariya, maze amutura Imana. Nuko umutima we wuzurwamo n'umunezero atigeze agira mbere hose. Mu gusimbiza Umukiza atera hejuru ati, Mwami, noneho usezere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, uko wateguriye amaso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba
ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Uwo mugabo yari yuzuwemo n'umwuka w'ubuhanuzi, maze mu gihe Yosefu na Mariya bari bagitekereza ku magambo ye, bari iruhande rwe, abaha umugisha, maze abwira Mariya ati, dore uyu mwana ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe ikimenyetso kigirwaho impaka, kandi ngo nawe inkota izagucumita mu mutima, ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe. Aya magambo nemeye kuyasoma kugira ngo ahari wumve neza ko ibyo nari navuze mbere atari ibitekerezo by'ababwiriza. Reka dukomeze. Umuhanuzi Hana nawe ubwe aza gushimangira ubuhamya Simiyoni yatanze kuri Kristo. Mu gihe Simiyoni yavugaga mu maso ha Hana harabagiranishwaga n'ubwiza bw'Imana, maze avuga ishimwe ryari mu mutima we kubera ko yari ashoboye kubona Kristo umwami. Abo bakiranutsi baciye bugufi ntabwo bari barigiye ubuhanuzi ubusa, nyamara bari mu myanya yo hejuru mu Bisirayeli, aribo batambyi bakuru n'ubwoko, nabo bari bafite imbere yabo ayo magambo y'igiciro cyinshi. Ntabwo bagendaga mu nzira z'umwami Imana, niyo mpamvu amaso yabo atashoboraga kwitegereza umucyo utanga ubugingo. Amagambo nashakaga nayo aravuga ngo n'ubu niko bikimeze, iby'ijuru ryose rihanze amaso ntibyitaweho, bitambuka rwose abayobozi b'iby'idini batabirabutswe, se n'abasengera mu nzu y'Imana nabo nuko bahimbaza Kristo mu mateka, bakirengagiza Kristo muzima. Nk'uko byari bimeze mu binyejana 18 bishize, ubu nabwo nibabonera Kristo mu irarika rye ngo bitange. Ngiye ubu buryo Satani yagiye akoresha mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Yajijishije abantu bavugaga ko basenga, ajijisha abatambyi, ajijisha abigisha amategeko, ajijisha ababwiriza, ku buryo ibyahanuwe bitigeze bisohora ngo babone ubusobanuro bwabyo, kandi bari bafite inyandiko byanditswemo. Bari babuze rero urufunguzo rutuma ibintu byose byumvikana. Baranditse no mu ntambara ikomeye amagambo avuga ngo ibanga ry'umusaraba riduhishurira andi mabanga yose, kugira ngo iyobokamana risobanuke hari urufunguzo, kandi urwo rufunguzo ni iby'inama gakiza yagezeho. Uko umunyabyaha ashobora kwiyunga n'imkwezwa n'umurimo w'umunyabyaha akamarwa mu bushitani bwose, umunyabyaha agashyirwamo gukiranuka kuzuye, umunyabyaha akabaho akiranuka adakora icyaha. Ibi ngibi inama y'agakiza yabigezeho, kandi ndagira ngo nkubwire ngo binyuze muri Kristo. Kristo yakoze byose kandi byose birashoboka. Bavandimwe, kuba wowe bidashoboka ni bwa buriganya Satani yakoreye abayuda, ari nabwo arimo akora muri iki gihe cyacu. Uko Kristo akuzi ni nako Satani akuzi. Hari intambara ibera ku buzima bwawe. Satani yateguye ibintu igihumbi biguhuza, ngo ku kazi k'igihe gisigaye ari kigufi yashyize abakozi be bose ku murimo, kugira ngo abantu bariganywe, bazingitiranwe, bahendwe ubwenge, urugi rw'imbabazi rukingwe badakijijwe. Bavandimwe, urugi rurakinguye. Nta kindi kintu ushaka kubabwira ni uburyo umuntu ashobora kubona imbabazi. Abayuda bagombaga kubibonera mu bitambo batambaga, byari bifite ubusobanuro, ariko reba Satani yarabajijishije ngo n'ibitambo batambaga byasaga n'abikinira. Mu myaka 12 Yesu yagerageje gutanga ubusobanuro mu rusengero. Mu gihe Pasika uyu muhango wari umaze gusoza, bashoje neza. Yesu yari yitegereje umuhango, yari afite imyaka 12, yabonye ibikorwa byose byakorewe mu rusengero, ndetse n'ibintu byashushanyaga ugucungurwa k'umunyabyaha, ibintu byashushanyaga
uko Yesu Kristo azacungura umunyabyaha, ngo mu gihe bari mu rugendo batashye, Yesu ngabona ababyeyi be barangariye ikiganiro cy'abandi bagenzi. Yesu ariyufura yisubirira mu rusengero. Agezeyo ahasanga abatambyi, nibo bari basigaye, abizera bose bari bamaze gutaha. Nuko ngo muri uwo mugoroba amatara yaka mu rusengero, ibintu byose byaragaragaraga. Babona umwana arinjiye, maze atangira kubaza ibibazo abatambyi. Abatambyi baca bugufi, baravuga ati reka twumve uyu mwana. Ngo mu gihe umwana yabazaga ibikorwa byakorewe mu rusengero uwo munsi, arabaza ati bavandimwe, nimunsobanurire, iriya ntama nabonye mwasogose isobanura iki? Abatambyi baramubwira ati iriya ntama, ubusobanuro bwayo isobanura Yesu Kristo, ntama w'Imana uzaza agacungura Isirayeli. None se iriya mitsima iba ku meza yo isobanura iki? Ati iriya mitsima nayo isobanura Yesu Kristo, ariwe mutsima w'ubugingo. Byose bisobanura Yesu. Yego, kiriya gitereko cy'amatabaza cyo gisobanura iki? Nacyo gisobanura Yesu Kristo, ariwe mucyo w'isi. None se iriya ntebe mutajya mwicaraho, ko nabonye nta muntu wigeze uyicaraho, yisobanura iki? Iriya ntebe nayo yateguriwe Mesiya, naza niyazicaramo. Uwo mwana ahita abacamo, arihuta cyane yicaramo. Umutambyi amukubita urushyi, amusohora. Ageze mu muryango ahurira n'ababyeyi, nabo bari barimo bashaka umwana wabo. Nuko ababyeyi babahingutsaho, bakimukubita amaso ati mwana wanjye, ibi wadukoze ni ibiki? Kuki wagarutse? Kuki udushubije inyuma mu rugendo? Nuko umwana arababwira ati ntabwo muzi ko nkwiriye kuba mu rugo rwa data? Iri jambo ngo ryagombaga kumvikanisha mu mitima y'abatambyi ko Mesiya yabonetse, ariko ntibabashaga kubyumva. Ahubwo bihutiye gusubiza ngo mbese uru rugo ni urwa so. Mu buhe buryo? Ewe na Mariya ntiyamenye ubusobanuro bwabyo, na Yosefu. Batangiraho kuvuga iby'uyu mwana. Uyu mwana wanyu nta kinyabupfura agira, uyu mwana wanyu ameze gutya na gutya. Ariko icyigisho cyari gitambutse ngo bamenye ko Mesiya yabonetse, ngo bamenye ko iyo ntebe nyirayo yabonetse, ngo bamenye ko agakiza ka Isirayeli kabonetse. Ariko ibi nabyo Yesu yatambutse batamurabutswe. Yesu yagerageje kumvikanisha ibintu muri iki gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse n'igihe umurimo we watangiraga. Yagerageje kubigisha igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha, uburyo umuntu ashobora kwiyunga n'Imana. Ibyo bintu ntibabyumva, ariko binyuze mu bimenyetso, ndetse binyuze no mu murimo yakoraga wo gukiza, ibi byose byari bifite ubusobanuro bw'uburyo umuntu ashobora kubona agakiza. Iyo yahumuraga impumyi, byari bifite ubusobanuro ko umuntu ashobora guhumurwa mu buryo bw'umwuka. Iyo ahagurutsaga ikirema, byabaga bifite ubusobanuro ko umuntu ashobora gukira uburema bwo mu buryo bw'umwuka. Ariko ibi nabyo ntibabyumvise. Mu musozo w'urugendo rwe, Yesu Kristo yari riri ishyanga, yari yaragerageje kumvikanisha iby'inama y'agakiza, ariko byanga kumvikana. Yicara ku musozi abogoza amarira, aravuga ati nawe uyu munsi umenye ibyaguhesha amahoro, ariko bihishwa amaso yawe. Satani yakomeje guhisha abantu ibyabahesha amahoro. Aya mahoro aboneka iyo umuntu amaze kubabarirwa, iyo umuntu amaze kwiyunga n'Imana. Satani yakoze byose ngo abantu bumve neza yuko ibi bintu bidashoboka. Ndetse no muri aya matsinda yateranye, ndetse aba bantu bari hano kuri platifomo, dufite umubare munini w'abantu bumva ibyo bintu bidashoboka. Dufite umubare munini w'abantu bumva ko ibyo bintu bigoye, bumva ko rwose ibyo bintu byanahagarika imirimo yabo, ibintu byababuza kuryama, bakumva ko ibyo bintu bikomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, ibijyanye no gukira k'umunyabyaha, ijuru ryarabyoroheje cyane, ku buryo n'umuntu utageze mu ishuri, ku buryo n'umuntu utazi gusoma izi nyuguti ashobora kubabarirwa.
ku buryo n'umukecuru ushaje cyane ashobora kubabarirwa. Ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari amashuri, ahubwo ni ubushobozi bwa Mwuka Wera. Mwuka Wera araza agatsinda umutima, akakwemeza ko uri umunyabyaha. Ibi ntibisaba amashuri, ibi ntibisaba ubuhanga, ibi ntibisaba ko usobanutse cyane, ahubwo umuntu wese nta kindi Imana ishaka kumubwira ni ukumwemeza ko ari umunyabyaha, akabyemera. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13 haranditse ngo icyo shaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe. Iyi ni Imana ibivuze, nta kindi Imana ishaka. Irakuzi ko uri umunyabyaha, irakuzi kavukire yawe, irakuzi ko utakwikura muri iyo ngo yikuboshye, ariko kugira ngo Imana igukize nta kindi ibanza gukora, ibanza kukwereka ikigomba kugukiza kandi ikakwereka n'ububi bwacyo. Ibi rero ni ubushobozi bwa Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe ubikora binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu ijwi ry'ababwiriza. Umunyabyaha aratsindwa akemezwa ko ari umunyabyaha. Mbese ibi bisaba yahe mashuri? Mbese ibi bisaba ko usoma ibitabo byinshi? Mbese ibi bisaba ko uri umukuru w'itorero? Mbese ibi bisaba ko uri umuntu usobanutse? Icyo Imana ishaka ni uko wemera ibyaha byawe. Wikwihagararaho ngo ndi umubwiriza, wikwihagararaho ngo navuye mu rusengero sinzasubirayo, wikwihagararaho ngo muri covid ngo ngiye ngo nahise mvayo, ngo wumve ko kuba uri mu itsinda ngo ibyo bintu bihagije. Ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo ufite ni icyaha, kandi nubwo wavuye mu gishushanyo cy'inyamaswa ukaba uri mu matsinda, kuba utarababarirwa. Umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo azayiramya. Uzayiramya byanze bikunze, nubwo ubona uri aho ngaho mu itsinda, nubwo uvuga uti sinasubira mu rusengero, ariko uzayiramya kuko izina ryawe ritanditse. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Biteye agahinda bavandimwe, ukeneye kwiyandikisha, kandi nk'uko bigenda no ku bavutse bandi mu buryo bw'umubiri, ntabwo wajya kwandikisha umwana ataravuka ngo ugende ufite inda ngo uvuge uti ngewe ubu nje kwandikisha umwana. Uyu muntu yandikwa iyo amaze kuvuka. Niyo mpamvu iyo tubyawe ubwa kabiri, iyo dutsindishirijwe, nibwo twandikwa mu gitabo cy'ubugingo. None se nshuti yanjye, wowe uri wicaye mu itsinda utaratsindishirizwa, ukaba uri aho ngaho utazi, udafite ubuhamya bw'uko Imana yagusanze ikaguhishurira ibyaha, umutima wawe ukababazwa n'uburyo wahemukiye Imana, udafite ubusobanuro bw'uburyo Umwuka yaguhishuriye ntama w'Imana, ugahishurirwa igitambo, ukabona ko ibyaha byawe ari byo byishe umwana w'Imana ku musaraba. Wowe udafite ubusobanuro bw'uburyo wagiye imbere y'Imana n'amarira menshi ukatura ibyaha byawe, wowe udafite ubusobanuro bwo kwizera uburyo wizeye iby'Imana yavuze, maze binyuze mu kwatura ibyaha Imana irakubabarira, wumva umutima ugize amahoro. Mbese ibyo waba ubifitiye ubusobanuro? Ni ryari? Byagenze bite? Wowe udafite ubusobanuro bw'uburyo nyuma y'ibyo byose washubije iby'abandi, usaba imbabazi abo wahemukiye, wowe udafite ubusobanuro bwabyo, uri hehe? Uri he ko ugiye kurimbuka, ko urugi rw'imbabazi rugiye gukingwa? Uri hehe? Wowe ufite ubuhamya butuzuye ko tuzasuzumirwa mu byanditswe, nta yindi nzira. Imana yashyizeho inzira imwe rukumbi, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo nzira nta yindi, iryo rembo nta rindi, ni Yesu Kristo. Kubabarirwa ibyaha, kwemerwa n'Imana binyuze mu gitambo cye. Wowe udafite ubusobanuro bw'urugendo rwo kwezwa, ngo ube rwose uva mu mucyo ujya mu wundi, uva mu bwiza ujya mu bundi, utandukana n'icyaha burundu, ukaba ugikina n'icyaha, uri hehe? Uri he nshuti yanjye? Biteye agahinda muri iyi saha. Niba hari ikintu ababwiriza bikanga, ni ikijyanye n'irangira ry'imbabazi, kuko nizirangira ntawe uzabimenya. Ibi rero
ndagira ngo mbabwire uretse ubusobanuro bwatanzwe uburyo bizarangira mu nsengero mu gishushanyo cy'inyamaswa, ariko nk'uko nabibasomeye ejo abantu bahawe kurabonye amahirwe abandi batagize. Turi kwihuta cyane kugira ngo nshuti yanjye nawe witekereze kandi wumve icyo wakora muri iki gihe. Uburiganya Satani yakoreye abayuda nibwo yakoreye abadivantiste muri iki gihe cyacu. Abahawe umucyo, abagombaga kumurikishiriza isi, abagombaga kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu, birengagije umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, babwiriza ubutumwa bw'amategeko, babwiriza abantu iby'imihango, babwira abantu ibintu bidasobanutse. Ariko igihe kirageze ngira ijwi ryumvikanisha ubusobanuro bwabyo. Aya magambo ngiye kuyagusomera uyumve neza nshuti yanjye. Mu bifuzwa ibihe byose, ipaje ya 494 hari amagambo ngiye kubasomera, kandi ndagira ngo rwose ibintu mubyumve, ijuru ribashoze kubyumva, kuko kumva byo byarapfuye, ariko ufite ugutwi niyumve iby'umwuka ari mwabwira ubwoko bw'Imana. Kuri iyi paje tugiye gusoma ni icyigisho cya 64. Ku muntu wese hari umunsi umubera mwiza, ubwo umucyo umurikira inzira ye, hakabaho igihe cy'imbabazi, agashobora kwiyunga n'Imana. Ariko ubwo buntu bufite iherezo. Imbabazi zizakomeza gutakamba kugeza igihe kirekire, nubwo zizaba zititaweho ndetse zanzwe. Amagambo nashakaga nayo aravuga ngo ariko igihe kirageze ngo zumvikanishe buheruka irarika ryazo. Ngiki gihe kirasohoye, ngubu buhanuzi bunyuze muri uyu mubwiriza. Igihe kirageze, imbabazi z'Imana zirimo zirumvikanisha buheruka irarika ryazo. Birimo birarangira, birimo birasoza. Shuti muvandimwe, tabara ubugingo bwawe bigishoboka. Niba uzi kutarababarirwa, ntukwiriye kongera kuryamana ibyo byaha, ntukwiriye kongera kujyana ku meza ibyo byaha byawe ngo urimo urarya. Ntukwiriye kujya mu murima, wijya mu ishopu, wijya mu gikoni, wijya mu bintu bisanzwe byo muri ubu buzima, kandi imbere yawe hari Gehinomu, urubanza rwawe rwarakaswe kugomba gupfa, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nawe tekereza mu buzima bwawe bwa buri munsi, suzuma neza. Turimo turareba ibi bintu mu itangiriro. Imana yagerageje kwandikisha ubusobanuro bw'inama y'agakiza, uburyo umuntu yavuye mu biganza by'umuremyi akajya mu biganza by'umwanzi, uburyo ubuntu bw'Imana bwamuvuyemo, umwuka wera akamusohokamo, umwuka wa Satani ukamwinjiramo, uburyo umuntu yangiritse agahinduka umwe na Satani, ndetse agahinduka mubi ku rugero rurenze urw'abamarayika ba Satani, bigeze ku rwego rw'aho umuntu abasha gukora n'ibyo Satani nawe ubwo atakoze, n'ibyo avuga ati nanjye ndi Satani ubu sinabikora. Barabisobanuye mu migisho yasobanuraga uko umunyabyaha ababarirwa, paje ya 27, amigisho yitwa ababariwe, ngo mbega wa muntu we ngo uragira ibyago, mbega uburyo icyaha cyaguhinduye igikoko. Imana yarakuremye igushyira munsi y'abamarayika ho gato, ariko icyaha cyaguhinduye mubi ku rugero rurenze urw'abamarayika ba Satani, ku buryo umukobwa ashobora gusambana yatwara inda akanayikuramo, ku buryo umugabo ashobora kwica umugore we, ku buryo umuvandimwe ashobora guhiga mugenzi we akamurogesha, ku buryo umugabo ashobora gucinya uwo bashaka. Icyaha cyangije umuntu, mbura uko mbisobanura, mbura uko mbivuga. Ibi bintu urabizi neza, abantu babaye abahanga mu guhisha ibyaha, ariko icyaha cyahinduye umuntu mubi ku buryo mu ntambara ikomeye ho baravuze ngo Satani n'umuntu babaye agati gakubiranye, ku buryo yahindutse imwe mu ngabo za Satani zo kurwanya Imana. Ageze mu by'amadini byo, ahubwo ahita aba umuhanga wo kurwanya Imana, amenya no kubihisha.
ku buryo umugabo ashobora gukubita umugore bakabyuka mu gitondo bajya mu rusengero, ku buryo umuririmbyi ashobora guhagarara muri korari akaririmba kandi azi ko atwite nubwo itaragaragara, ku buryo umudiyakoni ashobora guturisha amaturo kandi asambana n'umukuru w'itorero. Icyaha cyagize umuntu mubi ku buryo Bibiliya yabuze uko ibivuga, ivuga ko umuntu yasaze ari umusazi kubera ikibazo cy'umutima. Reka mwumve uko yabivuze mu Mubwiriza. Umubwiriza: mbega uburyo icyaha cyahinduye umuntu mubi, mbega uburyo icyaha cyahinduye umuntu mubi. Ndashaka kubisobanura mu musozo w'iki cyigisho, ariko ndagira ngo mwubwire muvandimwe, mu bintu bivugwa ujye wisuzuma, ntukarebe iby'abandi, ahubwo ujye ugerageza kureba ibyawe cyane. Kureba ibyawe nibwo buryo bwaba bwiza, kugira ngo rwose nawe utabare ubugingo bwawe. Muri iki gitabo cy'Umubwiriza, igice cya 9 umurongo wa 3 haranditse ngo: iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi. Imitima y'abantu yuzuyemo ibibi. Ngubu usobanura ijambo ry'Imana riri kutubwira. Iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi mu mitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ikibazo cy'umuntu cyabaye umutima, ku buryo mu mutima w'umuntu habamo ibintu bimeze nk'ibisazi. Nibyo Yesaya yavuze, akoresha iyi mvugo ivuga ngo umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ntaho. Nubwo we waretse inzoga, ukaba wararetse kujya mu rusengero, ukaba usenga utanasiba, ukaba uri n'umubwiriza, ariko niba utaratsindishirizwa, umutwe wawe urarwaye, urwaye mu mutwe, uri umusazi. Buriya niba hari ikintu gikomeye, ntabwo umusazi ashobora kumenya ikibazo afite. Ashobora kwiyambura, abantu bakarwana bamwambika, ariko akabona ibyiza ari uko yakuramo iyo myenda, akabona nibyo byiza. Buriya niba utarababarirwa ntuziyiringire ngo uvuge ngo uri umuntu, uri umusazi. Rwose nubwo wowe waba utekereza ukavuga ati ngewe ubu ndi umuntu nta kibazo, niba Mwuka Wera atagutuyemo, ukaba utuwemo n'abadayimoni, Satani akaba agutuyemo, ufite ikibazo, kandi icyo kibazo ntabwo ukizi. Iki kibazo cy'umutima, ikibazo cy'umutima, bakoresheje andi magambo ngiye kugusomera ari hano muri Yeremiya. Yeremiya igice ni icya 9 umurongo wa 7. Bavuga uyu muntu, baravuze ngo ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko mu mutima we amucira igico. Mbese byose nzabibahanira. Nguyu muntu afite ikibazo cy'umutima, aracira igico mugenzi we, ariko rimwe aramuhobera ngo ni amahoro muvandimwe. Mbese ni amahoro no mu muryango. Yesu ashimwe. Nshuti yanjye, ikibazo cy'umunyabyaha cyamugejeje ku rwego rw'aho abahanuzi bavuze ngo birenze kwitwa umunyabyaha, ahubwo ni umusazi. Umusazi utanyurwa, umusazi wabikuranye, ku buryo mu minsi iri imbere imbabazi nizirangira mu isi, Satani arekuriye mu burenganzira. Umva, ikintu gikingirije umuntu ku maso ngo atakire ubuntu bw'Imana, ibyo bintu bihuzahuza umuntu byose byamaze kuvaho, uzareba ikibazo cy'abasazi.
hano imbere yanjye hari igitabo cy'umutima w'umuntu. Iki gitabo cy'umutima w'umuntu bagerageje gusobanura ikibazo cy'uyu mutima, nk'uko umubwiriza avuze ngo ndetse mu mitima yabo buzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo hariho ibisazi, kandi amaherezo ni ukuzakurikira abapfuye bakabasangayo. nk'uko na Yeremiya bivuze hano, n'imivugire yabo, ururimi rwabo ni umwambi wicana, bavugana amahoro ku rurimi na bagenzi babo, ariko mu mitima babacira igico. Iby'uyu muntu nakomeza kubisobanura, natinda cyane, ariko ndagira ngo nkubwire iby'uyu mutima. Uyu mutima ufitwe n'umugabo n'umugore bose bataratsindishirizwa, yaba ari pasitoro, yaba ari padiri, yaba ari uri mu itsinda. Umuntu uzi ko ataratsindishirizwa akaba atabifitiye ubusobanuro, kuko nta muntu watsindishirijwe wabiburira ubusobanuro, ntabwo yaba yarababariwe ibyaha. Umuntu uzi neza ko atahuye na Yesu ngo amubabarire, ngo abe yabishingira intahe, azabihagarike ku rugamba avuga ngo jye narababariwe, amategeko y'Imana yanditswe muri jye, sinshobora gukora ikosa ryo kuramya inyamaswa. Abantu batababariwe mwese, ndagira ngo mbabwire ngo mufite ikibazo kandi kiraremereye bavandimwe. Mbura ukuntu nabyigisha, mbura uko nabivuga, nasoza nkasenga gusa ngo Mwuka Wera bari ubisobanurira umutima wose uneze amatwi. Ariko iki kibazo nawe reba uyu mutima, ahari niba ufite iki gitabo ureba uyu mutima wa mbere, ni umutima w'umunyabyaha. Uyu mutima bagerageje kugenekereza uko uyu mutima wangiritse, uko umuntu yabaye igihe yari amaze kwica amategeko y'Imana. Bene Adamu bose kavukire yabo ni uku nguko imeze, maze berekana ko Satani abatuyemo harimo marayika waguye utambikijemo, ufite igicumu mu maboko ye. Hejuru ye hari ijisho, ibumoso bwe bw'uyu mumarayika waguye hari igisiga cyitwa pawoni, hepfo hari isekurume y'ihene, hepfo hari ingurube, mu ndiba y'umutima hari akanyamasyo, hejuru gato hari ingwe, hejuru gato hari inzoka, hejuru gato hari igikeri. Bagerageje kwerekana uko aho umuntu yageze yangirika, ku buryo inyuma y'uyu mutima hari utuntu tumeze nk'udushashi, berekana ko ari urukundo rw'Imana ruzengurutse uyu mutima, ariko umutima ibiwutuyemo ni inyamaswa. Umutima ibiwutuyemo ni Satani, ni umwuka wa Satani. Bagerageza kugenekereza inyuma, bahashyira ishusho ya marayika ufite inkota, bisobanura intumwa y'Imana, ijambo ry'Imana. Maze mu gihe basobanuraga uyu mutima, baravuze ngo iki gisiga cyitwa pawoni gisobanura icyaha cy'ubwibone. Ubwibone nibwo bwagushije umwanzi Satani, yari marayika w'umucyo. Ubwibone, kwishyira hejuru kwe, byatumye acibwa. Niyo mpamvu abatuwemo na Satani ntabwo bakwibuza kugira ubwibone, kabone nubwo baba ari babakene barya bibagoye, ubwibone buraza. Ubwibone ku buryo umuntu asokoza akagira ngo umusatsi we hari ibindi bintu byaba biwurimo. Abandi bo babura uko babigenza, bakagenda bakanawuzirikisha, abandi bashyiramo n'amavuta ashobora kwangiza umubiri. Ariko ndagira ngo nkubwire ukuntu Imana yari yakuremye ikaguha umusatsi. Ntabwo wari ukwiriye kwigira uko utari, kuko uko Imana yakugize yabonye ari byo byiza. Ariko nawe usuzugura Imana, uravuga ati wa Mana we wandemye nabi, reka ndebe ukuntu nanjye nakwirema nkigira ukundi kuntu. Ubwo bwibone rero buri muri uyu mutima, umuntu utaratsindishirizwa. Nshuti yanjye, reba niba ufite ubwibone, ewe n'abatsindishirijwe bagasubira inyuma, nibezwe. Ubu bwibone buragaruka ku buryo umuntu ashobora kujya kudodesha umwenda, agategeka umutayeri, tubigenze gutya, ushyireho n'ibi, hano inyuma uhasature, hano hejuru ugire gutya, iri josi rizaba ari rinini ku buryo ibitugu bazaba bireba, amabere bayareba, iyi pantaro ku buryo hano hasi hazaba hafunze, ku buryo hano. Ariko umuntu yabaye ate? Ku muntu yabaye umusazi. Ikibazo cy'ubwibone
ibyo bintu urimo wigira byose ujya utekereza ko n'urupfu rukubikiriye. Amaherezo y'umunyabyaha ni urupfu. Ubwibone mu mashuri bize, ubwibone mu bana babyaye, ku buryo umuntu ashobora kurata abana ukagira ngo ikibazo dufite hano mu isi ntakizi, ni ikibazo cy'urupfu twazaniwe n'icyaha. Bazakunezeza ariko urupfu rurabategereje, nawe ruragutegereje. Aho uri hari abandi, shaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, ejo ntabwo ari ahawe. Ubu bwibone bwamunze imitima y'abantu, ubwibone mu bagore, ubwibone mu bagabo, ubwibone mu bana, ubu bwibone butegurira icyaha cy'ubusambanyi. Hepfo gato hari isekurume ishushanya icyaha cy'ubusambanyi, ubuhehesi, guca inyuma uwo mwashakanye, kwikinisha mu rubyiruko. Ibiriho muri iki gihe byo biteye agahinda, ku buryo umuntu ahagarara kuri televiziyo akavuga ati jyewe numva mu buzima bwanjye sinshobora, ngomba kuryamana n'undi mugabo, ari umuntu w'umugabo cyangwa ari umuntu w'umugore. Ubusambanyi bugeze bwaho abantu basambanya inyamaswa. Ubu busambanyi, ikibazo cy'umuntu ahantu ageze muri iki gisekuru, ntabwo no kubwiriza abantu umuntu abura uko yabivuga. Umuntu yarangiritse biteye ubwoba. Suzuma urebe rero ubu busambanyi. Ushobora kuba udasambana ariko ukaba uheheta, ushobora kuba udaheta ariko ukaba wareba n'umugore wundi ukamwifuza cyangwa umugabo. Ibyo bintu bikorerwa mu mutima, we wumva birwaniramo. Ibyo bintu bituma ureba umuntu, ibyo bintu bituma utekereza ku muntu cyane. Umuntu yarangiritse, kandi cyangiritse ni umutima. Byose biva mu mutima. Hasi murahabona ingurube. Iyi ngurube yo ishushanya icyaha cy'ubusambo, kutirinda, kurya ibyo ubonye. Ingurube ntigira gahunda mu kurya, ingurube irya ibyo ibonye. Nguko umuntu yangiritse, nguko uko yabaye. Petero asobanura umuntu watsindishirijwe agasubira inyuma, yaravuze ngo ni ingurube yari yuhagiwe, isubira mu byondo, kwigaragura mu byondo. Umuntu nuko Bibiliya yagiye amusobanuye. Ingurube igutuyemo. Ushobora kutazorora zororewe mu mutima wawe, ushobora kutazirya ariko zigutuyemo, kubera ko wanze iby'inama y'agakiza yagezweho, wanze imbabazi z'Imana. Akanyamasyo ko kagereranya icyaha cy'ubunebwe, gusenga uryamye, kwiga kujya mu rwiherero ugahita uvayo, ubunebwe mu gushaka Imana. Gufata Bibiliya wasoma ukumva n'ubyumva ugahita urambika hariya, cyumweru kikarangira udafashe Bibiliya, ngo uzaza kuri platform gusa. Ndajya nkubwire ngo Yesu arashaka kugukiriza mu rwiherero. Hano uzajya uhaza tuguha inama y'uko ubigenza, ari magambo bizasoza wumva ijwi ry'ababwiriza, ariko Yesu arashaka ko wumva n'ijwi rye. Jya mu rwiherero, ubwire Imana ibyawe, uhaturize, utabaze mu ijuru, wisuzume urebe imibereho wabayemo. Muvandimwe, uyu mutima iyo werekana utsika, umva akanyamasyo kagenda kikurura. Nguko uko umuntu Satana mutsikamira mu burira akamubwira ati fungura telefoni, nibi byo kuri platform byumva uryamye. Umuntu ntiyabyuka agasenga ajya imbere y'Imana, aba ameze nk'uri mu materaniro, ubwo arashaka kubyumva aryamye, arashaka kubyumva agenda, arashaka kubyumva ari mu modoka. Reka numve none ibyo bari kuvuga. Ndajya nkubwire ngo fata ibihe byo kuba imbere y'Imana, ikibazo cyawe kiraremereye. Ikindi ni ingwe. Ingwe ishushanya icyaha cy'umujinya, uburakari. Muntu ufite uburakari wese uraha, menya ko ufite ikibazo gikomeye, kandi amaherezo yacyo ni urupfu. Inzoka ishushanya icyaha cy'uburyarya, uburyarya, kwiyerekana uko utari, kwigaragaza nk'umuntu w'Imana kandi ufite ikibazo cy'icyaha, urakizi neza kutajya mu ijuru, ariko ukaba wabasha gusengera abandi, ukaririmbira abantu, uzi yuko uri umudayimoni. Ibi ngibi ntabwo ushobora kubyumva, ndabizi neza. Satani ahita azakubwira tumva none yaranadututse, avuze ko turi intumbi, avuze ko turi abadayimoni. Ariko ibi Yesu we mu gihe cye yarahuranije, abwira Abayuda ati mufite ikibazo, kandi ikibazo cyanyu mukomoka kuri so Satani.
kuko ibyo ararikira nibyo mushaka gukora. Na Yohana yarabibabwira ati mwabana b'icira mwe, ninde ubabwiye guhunga umujinya wenda gutera? Ni igitangaza kubona umunyabyaha arimo arumva ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, tabara ubugingo bwawe, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Muri iki gitondo ndimo ndagana ku musozo, ndagira ngo soreze kuri uyu mutima, nawe witegereze urebe. Iki gikeri kirya ibitaka gisobanura ubugugu. None se uyu mutima wabasha ute gukira? Umuntu yarangiritse ku buryo Mika yabuze uko amuvuga. Iri somo niryo ngiye gusorezaho. Muri Mika igice cya 7 haranditse ngo, mbonye ishyano kuko meze nk'ugiye gushaka imbuto zo ku mpeshyi ahamaze gusarurwa, cyangwa nk'ugiye guhumba imizabibu isarura rishize, ari nta sari ryo kurya, kandi umutima wanjye urarikiye imbuto z'umutini z'umwimambere. Umurongo wa 2, abubaha Imana bashize mu isi, kandi mu bantu nta n'umwe utunganye, bose bacira igico kuvusha amaraso. Umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi amutega. Umurongo wa 3, amaboko yabo akorana ikibumwete, igikomangoma cyaka amaturo, naho umucamanza agahongesha, n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibiri biri mu mutima we. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. Umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu, urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Nguyu mwiza uko yamubonye, ugaragara nk'umuntu mwiza, ni amahwa, ni nk'igitovu. Bamwe bashobora kuba batakizi, ariko abatakizi bashobora kumenya uruzitiro rw'amahwa. Umwegereye arakujomba, umuntu yarangiritse nguko uko yabaye. None se yabasha ate kubaho? Umwana w'umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi? Ni isomo twahereyeho. Bavandimwe, yabasha ate kuba umukiranutsi? Umwana w'umuntu umeze nk'umunyorogoto, umwana w'umuntu w'inyogusa, yaba umukiranutsi ate? Shaka Uwiteka. Kristo niwe wakiranutse birashoboka, kandi ashobora kukwambika gukiranuka kwe, nawe ukabaho ukiranuka. Nta bundi buryo bwakoreshwa, nta yindi nzira wabonamo gukiranuka. Sanga Yesu, pfukama imbere ye, mubwire ibyaha byawe, mubwire uko wahemutse, wimuhisha, bivuge byose mu rwiherero, mubwira kwihishurire, tabaza, Imana iragutabara. Reka muri iki gitondo Imana ibigushoboze, fata ibyo bihe byo kwihererana nayo, yongere ikureme bundi bushya, iguhindura icyaremwe gishya. Reka twese dupfukamye dusenga Imana. Data mwiza, dupfukamye imbere yawe, tugushimiye urukundo rwawe, wadukunze tutarabo gukundwa, twaracumuye dukora ibyangwa n'amaso yawe. Uhereye mu ijuru twateje ibibazo, muri Edeni umuntu arahahindanya, nk'uko Satani yirukanywe mu ijuru, bisoza n'umuntu yirukanywe muri ubwo busitani. Twavukiye inyuma y'urugo, tuvukana gukiranirwa, tubikuriramo. None twabasha dute kuba abakiranutsi? Turabisonzeye, tubifitiye inzara, turabishaka. Yesu, ntacyo twabasha kubivugaho, nta n'icyo twabikoraho, kuko ingwe ntiyahindura ubugondo bwawe, ntabwo umuntu yakwihindura. Tukumanikiye amaboko, wowe waremye isi ukayiha ishusho wifuzaga, ukarema umuntu mu mukungugu. Tukumanikiye amaboko ngo utureme bundi bushya. Twarangiritse uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima. Ewe numaze kubabarirwa,
biba bimugoye kugira ngo Yezu agere kuri ubu butungane. Bamwe bagiye babishidikanya ko bitanashoboka, ariko tuzi ko ushobora byose. We waramburaga ibiganza ku barwayi bagakira, wakora ku maso y'impumyi bagahumuka, rya jwi ryahamagaye Lazaro yaraboze agasohoka mu mva ari muzima. Niryo dushaka kumva. Turashaka gukura ubwoko bwawe mu byaha kugira ngo rwose uduhagarike ku rugamba turabera. Wavuze ko kwihangana kw'abera ariko kuzatuma batsinda, kuko inyamaswa igiye kurwanya abera. Dusonze yuko kwera, reka muri ibi bihe Nyagasani tugirire neza, binyuze mu maraso yawe tabara ubugingo bwacu. Turagutabaje rwose, ngwino wibwiririze iri teraniro, ngwino ukomeze utera inzara n'inyota iyi mitima, kandi reka buri wese umwireherezeho kugira ngo ashake mu maso hawe. Reka buri wese ashake agakiza ke. Twize ubuhanuzi utwereke uko ibintu bimeze, ariko abantu ntibigeze biga neza iby'inama y'agakiza. Icyaha kiracyafite umwanya mu mutima, turashaka ko kirimburwa rwose. Tugirire neza. Tuzi neza ko i Karuvari wakoze byose. Igihe wacikanaga ukavuga ngo birarangiye, warangije byose. Umunyabyaha yahawe amahirwe yo kwinjira ahera cyane igihe umwenda wera watabukagamo kabiri. Buri wese yahawe amahirwe yo kwigererayo. Ntawe ukwiriye kuvuga ngo ni mu nsengere. Reka buri wese aboneka imbere yawe atabaza kugira ngo abone agakiza. Ibitambo byose byavuyeho, ni wowe gitambo cyacu. Nubwo izo mpinduka zabaye bamwe ntibabimenye, n'uyu munsi bikaba byarabaye ntibabimenye, ariko twebwe abo wabibwiye, ndakwinginze dukorere n'iki ngiki. Turashaka ubutungane. Mana, komeza wiyoborera aya materaniro, uyarinde kirogoya. Reka iyi minsi 50 itubere Pantekote. Ukura ibizira mu mitima, ukura inyamaswa mu mitima. Mwuka wera duturemo, mwuka wera twuzure. Erega si uko wamutwimye, ahubwo ntiyaturana n'izi nyamaswa. Ntabwo mwuka wera yaturana n'ubwibone, ntiyaturana no kutirinda, nta tamperasi, ntabwo yaturana n'ubuhehesi, ntabwo mwuka wera yatura mu mutima udasenga, umutima ufite ubunebwe mu by'Imana. Ntabwo mwuka wera yaturana n'abanyamujinya, abantu bafite ingwe mu mitima. Ntabwo mwuka wera yatura mu mutima urimo uburyarya, abantu bafite inzoka mu mutima. Ntabwo mwuka wera yatura mu mutima uri mu bugugu. Ntabwo mwuka wera yahatura, ariko urashaka kutweza kugira ngo iyo mbaraga itwuzure izadutambutse mu gihe gikomeye. Turi imbere yawe ngo tugirire impuhwe. Mana, dukomeje kugutakira. Urakoze Nyagasani. Twakomeza kuba imbere yawe, twakomeza kugutabaza, ariko tuzi ko ubutabazi bwaje kandi bwatugezeho. Buri wese umuhe kubwakira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uzimana yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Muririmbe bagenzi mwishima, Yesu agiye